Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Reka dushime Imana yacu kubw'ibyiza byinshi idukorera n'ukuntu twitaho ikatuzirikana. Reka tujye tuyishima. Wa mugani we nuza w'umubwiriza abamaze kugera ahacecekerwa bo nta shimwe riva mu kanwa kabo, kandi nabo nta migambi, nta gutekereza, nta kireho. Twebwe tuba tukiri bazima, ni byiza ko tuba dukwiye gushimira Imana iby'Imana idukorera. Reka namwe nongere mbashime. Uturadushimira iki? Dutangiye dukererewe, ariko iri tsinda ritandukanye n'andi matsinda yose. Bibabwire, amatsinda yose asenga ariya dufasha, ariya twafonze, usanga ari abantu batuye mu mujyi umwe, usanga ari abantu batuye mu mudugudu umwe. Ariko iri ngiri umuntu arava kuri kilometero 30, kilometero 20, 18 byonyine no kubona abantu bageze aya masaha igihe mbishimira Imana. Urabyumva? Twavuganaga na Valence ambwira ati se bo noneho wanze imodoka zitari buboneke. Ndanga n'abanyarwanda bafite experience mu kugenda n'amaguru, ntiburiya bafite amasomo akomeye cyane. Ntumbwire ko umuntu wagenze akagera za Tingitingi, akambuka akagera Congo Brazzaville, akagera za Zambia, akazamuka akagera za Nuza, za Gabo, za Cameroon, uwo muntu wamubwira ngo ndajya gusengera kuri kilometero 50 yakubwira ati ibyo nubusa, ndazinduka uyu munsi, ejo nzaba nahatashye. Nambwiraga rero ntuwaba essence ni nabura ibuze burundu, niho twabonera abantu tukareba ko Jasi n'umuryango we bazagenda ibirometero 30 bajya gusengera kwa Veda. Tukareba ko Mama Kiana azaza ahabera itsinda we na Veda, essence yabuze bakazinduka n'amaguru, bakazinduka ubwo nukuza saa 9 kugira ngo itsinda rize gutangira saa 2 bahageze. Ubwo rero byaga byakunda kuvuga ko hari ikibazo cya essence, ibyo ntabwo bigomba kubuza abantu kugenza gutera gusenga Imana. Turi ku mateka, kandi shima cyane ibintu twize ku mateka. Twize ibyo mu ijuru, turabisesengura ibyabaye, tubona ingorane zabaye, tubona na nyirabayazana. Bibiliya dutangariza ngo naho wasi ugushije iki? Ishyano. Turimuka tuva mu ijuru tumanuka hasi, tubona akaga n'ishyano isi yagushije nyuma yo kwakira icyaha, ariko yari yararemwe tunganye kandi ari nziza. Twize ingaruka byagize ku mwana w'umuntu ari wo mubyeyi wacu wa mbere Adamu, bibura uhererekane kuzageza ku bantu turiho muri iki gihe. Aho twakuye amasomo akomeye cyane, uburyo twize ubushize abana babiri bavukiye muri ayo maraso yangiritse, amaraso yanduye, havukamo Abeli, havukamo Kayini. Aba bana ntibigeze bumvikana, ibibazo biravuka kugeza ubwo igihe umwe yikijije undi. Twahakuye amasomo akomeye kandi amasomo menshi cyane yadufashije. Muri iki cyumweru gishize twiga igice cya 4, twabonyemo umuryango wa Yesu n'uwa Satani. Ngo umuryango wa Yesu n'uwande n'uwa Satani. Nukuba ngo n'abana badasa babiri mu bitekerezo, mu bikorwa no mu myumvire yabo. Abeli ufite se Yesu. Erega Yesu yaravuze muri Matayo igice cya 6:9, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nimujya musenga mujye muvuga ngo data wa twese uri he. Bigaragara ko hari Imana ni umubyeyi w'abantu. Abeli ise ni Yesu, cyangwa ise ni Imana. Noneho Kayini nawe afite se inde? Satani. Yesu yabwiye abayuda ngo iki? Kubera agasuzuguro kabo, kumupinga, kwanga ibye, kukumva n'ivogo ryo guhora bamudendaguza kugira ngo bamuteshe agaciro no mu mirimo ye, no kumwita dayimoni ni iki? Arabitegereza muri Yohana igice cya 8:44, nawe aravuga ngo namwe musana sonde Satani. Ubwo rero niba ababyeyi babiri ari umubyeyi w'Imana n'umubyeyi Satani, turimo kugendana. Kayini na Abeli bafite base, ubwo umwe ufite se Kayini afite se Satani, Abeli afite se Imana. Ibyo twarabirebye mu gihe twarimo kwiga igice cya 4. Utise ko twabyawe na Adamu tukabyarwa na Adamu. Bundi kuba umuntu yaba afite se Imana cyangwa se Satani, mukurikire, biterwa n'imirimo ye imugaragaraho, n'imuklasa cyangwa se ikamwinjiza ku mubyeyi umuhagarariye hano muri iyi si. Igice cya 5 rero
igice cya gatanu cy'itangiriro nicyo tugezeho. Amateka tugiye kwiga, nongere mbasubiremo, ntabwo tugiye kureba ngo twige ngo uko umwuzure wateye, ngo ukuntu wishe abantu, ngo ni iki, ibyo nta muntu n'umwe utabizi. Muri yandi magambo tugiye kwiga igice cya gatanu, icya gatandatu n'icya karindwi kugeza ku gice cya 10 by'itangiriro. Amateka arimo turavuga muri make, niturangiza noneho turebe isomo twebwe biduha none. Mwumvise amateka uko tugiye kuyazamuka? Dusomere titre y'igice cya gatanu cy'itangiriro twumva uko ivuga. Abafite Bibiliya muturebere titre igice cya gatanu cy'itangiriro turumve uko ivuga. Tabwira ko gucora yego urubyaro rwa Adamu. Bavuze ngo ikira urubyaro rwanje bararurondora, reka sinakubwira bakarutondekanya. Ni hehe mwaba mwarigeze musoma urubyaro rwa Kayini? Ko mutasubiza? Hari ibyo wasomye Peter? Hari wigeze ubibona filimi? Nta na hamwe bigeze batubwira. Ntaho twigeze dusoma urubyaro rwa Kayini. Oya. None ikibazo nuko batororokaga. Nimusubize. Barororokaga cyangwa ntibororokaga? Kuko muri iyo minsi umuntu yari afite uburenganzira bwo gushaka mushiki we, kuko nta bantu bari ku isi. Adamu yabyaye abahungu n'abakobwa bashakana hagati yabo. None ko batubwira urubyaro rwa Adamu gusa bagahera no kuri Seti bakazakomeza bakamanuka, Kayini we ntabwo yabyaraga. Ujye wumva impamvu nyine bya Kayini bitigeze bivugwa, nuko ari Kayini nyine ni mwene nde? Haraho biri urubyaro rwa Kayini ko ntabwo barusesengura ngo baruvugaho ibintu bikomeye cyane nk'urwa, ni akantu gato cyane. Ariko ubundi umuryango w'inkozi z'ibibi ninde wagomba kuwamamaza muri Bibiliya? Uyu muryango w'abagome, uyu muryango w'ibinaniramana ninde wagombaga kuwamamaza muri Bibiliya? Ntawe. Naho babivuzeho bavuze agace gato cyane. Noneho rero mu gice cya gatanu hari urutonde rw'ibintu bikomeye cyane baduha. Baratwereka umuryango wa Adamu, uburyo wakuze, uburyo wabayeho, uburyo wagutse. Bakatubwiramo ikindi kintu gikomeye cyane cy'uburyo uwo muryango we wagize amahirwe yo kurama imyaka myinshi. Ndabaha ingero. Adamu yaramye imyaka 930. Muze kubisoma murabibona. Seti arama imyaka 912. Enoshi niko bamwise arama imyaka 905. Kenani arama imyaka 910. Mahalaleki arama imyaka 895. Yeredi arama 962. Enoki arama 365. Uwahebuje bose niwo bita Metusela arama imyaka 969. Baza gusoreza kuri Lameki wamaze imyaka 777. Uko umuryango wa Seti na Adamu bororokaga, mwumve, wororoka ugwira umara n'imyaka myinshi. Twavuga ngo ni inkoko zarimo kororoka. Mwumve icyo agiye kubabwira. Kwa Kayini naho barimo kororoka, ariko atagetinga umuryango wa bene wabo wa wundi yahunze kubera umuntu yarasize yishe. Ubwo mu yandi magambo ni nkaho twavuga ngo Kayini yaravuga ati mwebwe mworora inkoko nanjye norora iki? Agaca. Bibe mbiri turabareba, muratureba, ahasigaye ruzakizwa niba ari na shitani niba ari n'Imana, nanjye ntabwo mbizi. Reka badusomere filimi dusomere itangira igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 asome twumve. Iravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Vuga cyane. Abantu bahinduka babi cyane. Ngo abantu bahinduka babi bingana iki? Buriya ni bavuze ngo uyu muntu ni mubi, wumve ko ari mubi. Ariko iyo wagira ngo ni mubi cyane, mu yandi magambo aba yararenze ububi, none akora ibikorwa birengeje kuba bibi. Adusomere twumve. Abantu batangiye kugwira mu isi, yego, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza,
barongoramo abo batoranije bose. Umurongo wa 3. Geza aho ngaho abantu baratangiye baraguye ku isi ko batubwiye, maze abana b'abantu ko bakuvuzera abana b'Imana abana b'Imana bareba abana b'iki. Umva iryo tandukanye ahantu turi buhatinde cyane. Abantu baragwiriye ku isi, muri uko kugwira nababweni umuryango wo kwa Kayini uragwira, umuryango wo kwa Adamu na Abeli uragwira, yose irimo kuba myinshi cyane. Nyuma baratubwira ngo abana b'abantu b'Imana bareba abana b'abantu barongora abakobwa babo. Aho muhazirikana iri tangira rituramuka turyize neza tukaryumva bizadufasha. Hari ikintu batubwiye ngo abana b'Imana abone bande, abana b'abantu abone bande. Abana b'abantu bavugwa hano ni umuryango wa Kayini, nibo bana b'abantu. Abana b'Imana ni umuryango wa Abeli, ni umuryango wa Seti. Turimo kugendana abitwaga ko bubaha Imana, bamwe bitwa abana b'Imana, abandi bitwa abana b'iki b'abantu. Ibyo rero biruze kudufasha kumva iki. Hari icyo bita mu Cyongereza physical appearance y'abasenga. Ubundi nta nubwo ari nziza. Abantu basenga ntabwo bagaragara neza, reka nabibabwiye. Iyo bavuze physical appearance cyangwa se l'apparence physique, ibyo umuntu abasha kugaragara kurebesha amaso, ntabwo abantu basenga Imana bajya baba beza. Ko mutangurikira neza muracyabyibazaho? None se abantu b'Imana bakunda gusenga ngo bazisiga bake nk'abandi, aribonera rukotora agakubitawe ntacyo bimubwiye. Uraniva yaba itayabonye yayabonye ibyo ntacyo bimubwiye. Mu gihe abandi barwanira kugira ngo agasura kazase neza, oya bona iyo ubarebye ubona ari ibicupuri. Mu gihe abandi bambara amatako yabo akagaragara, ko muze kwitondera impamvu ndimo guhera kuri ibi ngibi, bambara amatako yabo akagaragara, akagira n'ibikorwa reshya byo kuresha abantu. Ku bana b'Imana ibyenda bambara si bya rutumivura, si bya rutumivu, barahuruye nuko babyita. Abana b'Imana ntabwo bagaragaza imyambarire yabo nako inuza uko bateye nuko bameze. Ibyo ubundi ni ba nyiramiruho. Bagendera mu bijipo bya rutumivu, bigenda bikubura hasi. Ariko mwitegereza abandi bana ukuntu babateye, ntimurebe hambara umwenda kawiyegereza ku mubiri ku buryo umureba rwose, wamureba ukabona ateye neza. Siko bimezera umusatsi wabo w'abantu badasenga Imana neza nkuko bikwiriye ubusobanutse. Mu maso hakubita igishahura akagaragara uko tarasanzwe. Uko ari umuntu ugira gutya ingohe yamara kuzihengeka nawe yagukanura ukabona n'undi pre mwarabibonye. Kandi ahita ahindura isura. Nari mfite picha yerekana Yezebeli nakundaga kuyereka abantu, maze nawe naragenda mushushanya mugira munini, mukubita amatiro, mukubita inuza, mukubita rouge à lèvres, mukubita amahereni meza, maze n'intoke ze zigira gutya n'inzara ziba ndende. Niyo picha haraho nayibonye berekana ngo dore Yezebeli uko ateye, wa wundi wangije amahanga kubera ubusambanyi bwe n'untuza n'imiterere ye. Imyambarire yabo y'abisi irakura. Mwumve neza kuki mvuze iby'ayo magambo. Iyo mvuze ngo abana b'Imana bareba abana b'iki b'abantu barongoramo. Insoresore zo mu muryango wo kwa Abeli uko bororokaga muri iyi myaka nababwiye, niyo myaka baramaga. Insoresore zo mu muryango wo kwa Abeli no kwa Adamu bitegerezaga umuryango wo kwa Kayini, bakabona niwo bafite abakobwa basobanutse, ibyo bavukana na byene wabo akabona nababye ibijipo bidebire, ibyenda bidasobanutse, intege zitagaragara, ibintu nk'ibyo po aragije babishoje batubwira ngo barobiro abana
b'Imana barongora abana b'abantu. Nashaka kugira ngo mbabwire ngo iyo witegereje abantu bakunda Imana bakunda no gusenga, ntabwo umuntu yabashwa madukira nubwo ari beza. Murabiva neza, nubwo ari beza ntabwo umuntu yabashwa madukira. Nadusabira umurongo wa 3 niho hagiye kutwinjizamo, noneho mwumve ikintu cyakozwe gikomeye cyane. Umurongo wa 3. Yego. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose. Yego. Kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Uretse gatoya, umwanzuro ugiye gufatirwa inkozi z'ibibi. Nahere ku murongo wa mbere tugende gake gake mwumva amagambo havuga. 6 umurongo wa mbere akomeza agende twumve. Abantu batangiye kugwira mu isi. Yego. Babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza. Barongoramo abo batoranije bose. Banza bibaza ikibazo. Abandi ntabwo bari beza. Muzubi. Bure ntabwo bari beza be. Uburangira ku muryango wa Seti n'uwa Adamu, yayindi nabasomera uhererekana imyaka bagiye bamara. Abakobwa barimo bari babi. Nababwira nimujye mwitonda, abantu basenga Imana ntibakunze kugaragara neza bitewe nababwira imyenda bambara, uko basa, physical appearance cyangwa se uko bagaragara ntabwo biba bisa neza. Hano batubwemo ikintu gikomeye ngo abana b'Imana bareba abana b'iki b'abantu. Icyo byabyaye muraza kucyumva. Ongera usome twumve. Abantu batangiye kugwira mu isi. Yego. Babyara abakobwa. Abana b'Imana nta bahungu babyaraga. Barabyaraga. Abantu batangiye kugwira babyara baki. Barashaka kutwumvisha ngo nimwumve uruhare igitsina gore cyagize mu kugusha abantu b'Imana. Niba utanabizi ubimenye, abantu b'Imana iyo batangiye kugwa basengaga abagabo nta handi ni majipo y'abagore. Nicyo kintu cya mbere kijya gishobora ubwoko bw'iki bw'Imana. Nigeze niga amagambo avuga ngo bona nubwo waba uri umunyembaraga nyinshi cyane, iyo utangiye kudohoka ikizakugaragaza kuri kuva mu byizerwa nuko feri ya mbere icyaha kizagucakira bwa mbere ni ubusambanyi. Batanze urugero bavuga ngo na Samusoni yari umunyambaraga yabasha kunesha isi yose, ariko kutita ku muburo Imana yamuhaye ngo azahishe ibanga ryaho umusatsi ugenda ute uherereye. Feri ya mbere mu busambanyi yisanze n'umusatsi wavuyeho. Nabyumvise mugabo urimo hano wicayemo hano usenga, ikizatugaragariza kuza ko atangiye kugwa nuko uzajya mu bushurashuzi, nuko ubuhehesi buzakwaduka. Ngo abana b'Imana bareba abana b'abantu maze batangira batubwira ngo babyara abakobwa. Kuki bavuze abakobwa? Abakobwa namwe ni muri kabutindi. Muri kabutindi na aritegereza nko mu gihugu cy'iwacu, dore ko kifitiye abakobwa beza. Nkareba ibyo babamo, nkareba ibyo bigisha, nkareba uko indirimbo zaho, nkareba ibigezweho, nkareba nkavuga nisha umva n'ukuntu musa abagabo bazapfa pe. Umuhanuzi niwe umaze kuvuga tubusambanyi butemba muri Kigali. Imana yararebye ati igafunga amaso kubera ko Kigali yuzuye ubusambanyi. Abategetsi barasambana, abanyamadini barasambana, abapasitori barasambana. Ati neza cyane hari inkumi nyinshi reka kandi nziza zisobanutse. Murabyumva? Zirambara zikaberwa. Kubera iki? Ziragaragaza ubwambure. Hari igihe mu kigo cy'ishuri ajyaga ngenda agakobwa kakicara nabi nkaba nakabonye ngomboka gake gacurushye ngo pya wagashinzwe uricara nabi nka n'isoni. Abahungu baranyura, abandi banyura. Twiga muri segonderi murimo kumva, twajyaga tugenda twanyura nkagira ngo umuhungu unyura ahantu hari umudamu wicaye nabi, ubwo akabwira abandi bahungu niba ari n'urugendo twari tugiyemo kugiye twabaga tugiye muri sonde bose twese abahungu tugakata tukagaruka kugira ngo turunguruke umuntu wicaye nabi. Numve buriya mwebwe nimuteye nkatwe. Ubu mukobwa ashobora kukwereka itako rye ryonyine yagejeje ahangaha, umuhungu akarara adasinziriye. Ntabwo muteye nka mwene mwa tubona twambaye ubusa wahita ugira ngo tugafunga amaso atagiye we ati mbonye ibishitani. Siko bavuga se ntacyo byakubwira, ariko umuhungu arabukwe gusa gato
gato kuhera ku mavi kuzamura ibibazo biravuka. Harya nta mugabo wari umwami wakubise Goliyati, wanesheje amahanga, wasengaga, nawe byagendekeye uko. Ageze ubwo abwira amaesikote ngo mwihute mugende muzane uriya mukobwa uriya mudamu kuryama byananiye, gusinzira byananiye, mpaka numve ko ikibazo mfite cyakemuka. Baramuzanye aryamana nawe, umugabo aravuga ati waruzi n'ibindi, nari muri ovirasiyo ubu ndasame. Wasame ati ubu uratwite ati, bikamenyekana ko ari igihe bizagenda bite. Kandi ari umuntu usenga ateka nse zimangatanya ibimenyetso. Ku cyaha cyo gusambana agerekaho kwica, agerekaho guhemuka, agenza ate. Ariko mujye mwumva ngo iyo uze ngo umuryango batubwiye ngo abagwiriye n'abaki n'abakobwa. Aba bakobwa bagwiriye ari ishyano cyari cyo guteza ibibazo, maze indangare z'abantu rero badasenga, z'abantu batakaye, badashaka gukomeza umwimerere w'iyobokamana bavanye muri Edeni, maze ngo bitegereza abo bana b'abantu babona ko ari beza cyane. Murabyumva? Babona ko ari beza cyane bitewe nuko bagaragara, ngo barabarongora. Siko byagenze? Bamaze kubarongora, umurongo wa 3 batubwiye ngo iki? Ongera uhere ku wa mbere. Abantu batangiye kugwira mu isi, ego babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose. Umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ringana iki? Aruhanya n'abantu n'abakayini. Nimurebe yaruhanyaga n'abakayini, cyangwa se nta n'umuryango w'aberi w'abana b'Imana. Imana yagerageza kugira ngo ihendahende, irahendahenda isi yuzuye ibigeragezo by'inkumi nziza zambara nabi, zitwara nabi, kandi zibereho kugira ngo zigushe abantu b'iki b'Imana. Imana igeze ubwo ibona ko idashobora kukongera kugira icyo yakora kugira ngo igarure abantu bayo. Muri ntuza muri Matayo aravuga ngo ibigusha ntibizabura kubaho, ngo ariko ubizana azabona iki? Azabona ishyano. Ubizana azabona ishyano. Mumva ikibazo ababyeyi bacu ba mbere bagize. Inkozi z'ibibi ziragwiriye, umuryango w'abana b'Imana uragwiriye. Ntabwo iyi nkozi z'ibibi rero n'abanyabyaha bamaze kwivanga, irondo ryivanze n'amabandi, bose bahinduka make. Amabandi ntabwo baba kibaye irondo, bapanga imigambi yo kwiba, bapanga imigambi yo kumena amazu, bakapanga imigambi yo guhemuka. Mu mwaka wa 313 hari ibintu bisa nk'ibyo byabaye byo kuvangitirana kw'abana b'Imana n'abandi n'abasatani. Bibyara resulta itari nziza, turi buze kuza kuyibona. Uko kwicanga kw'abantu basengaga, Imana yagerageza kurwana n'imitima yabo kugira ngo urebe ko bajya ku murongo, bakanga, kugeza ubwo Imana yateka umurongo wa 3 ngo ntabwo nzahora duhana n'abana b'Imana, ndabaretse ibyo bashaka nibabikomeze. Ari urwego uzageraho. Muranyumva neza? Muranyumva? Imana ihedaheda umutima wawe kwinginga guha inama igenzi iti kubuza amahoro, izageze igihe ifata umwanzuro ngo komeza inzira wagenje ute watangiye. Intambara ikomeye nivuga ngo hari igihe Imana izagera ireke ikiri mu muntu gikure. Ariko nk'ubikujije nk'ikiri muri twe, ubu havumbuka iki muri iki? Ubu muri madamu wanjye havumbukamo iki? Ubu muri filimi Imana ikujije ikintu kimurimo havumbukamo iki? Ab'Imana bafatana n'abana b'abantu, umwanzuro Imana irawufata ngo aba bantu ntibagikwiye gukomeza kubaho. Mu mwaka 313 abana b'Imana basengaga, bitangaga mu murimo, bakoraga mu buryo budasanzwe. Umva, bubitse ibihugu nk'uko byanditswe n'ibyabi bivuga, barenganirijwe Yesu bakemera gupfa no gutotezwa. Imana yarabashatse irababura. Abasengaga, abitangaga, abakoze umurimo, Imana yarabashatse irababura. Ifarasi yari yatangiye ari umweru, kwera ku itorero rya mbere, kubonera ko bw'ubwoko bw'Imana, igahinduka umutuku, ngo turi mu byahise Yohana, kubw'akarengane ko kurenganirizwa Imana, bakubitwa bagirirwa nabi, bicwa bakatwe bihanga. Iyo farasi yaje guhinduka umuki, umukara, barazima.
ab'Imana barazima, ahari umucyo hinjira icuraburindi. Imana ishaka abantu bayirabamo. Kubera iki? Kwivanga kw'abasenga n'abatagenza ba n'abadasenga. Reka rero mburira bantu mwicaye ahangaha, bantu bo mwitsinda, n'abantu bose bazumva ibi byigisho. Madamu uri hano, umudamu uri ahangaha, umugabo wawe, umuhungu wawe, umukobwa wawe, nubona atangiye kururu n'abantu b'abanyangeso mbi. Ariko muranyumva ababyeyi muranyumva? Nubona umugabo wawe atangiye kururu n'abantu b'abanyangeso mbi, ibizavamo vuba uzabifatisha yombi. Nuramuka udakoze ibishoboka byose kugira ngo urwane ku mugabo wawe, urwane ku bana bawe, urwane ku bakobwa bawe, ukabona abantu batangiye bakurana n'abantu bafite imico mibi, ntutangire hakiri kare. Icyo kizavamo uzagifatisha yombi. Umugabo uri ahangaha nawe, umugore wawe, inshuti ze, inshuti afite, niziba zidakunda iby'Imana, niziba zidasenga, niba imico yabo ikemangwa, muranyumva neza? Nudafata ihene igihebeba, ikintu tuzakureberaho ni uko mu minsi mike tuzabona wiruka ku gasozi uhebeba nkayo. Icyo ndimo kuvuga muracyumva neza? Umugabo, umugore, mube maso, musuzuma mu muryango, abagabo bacunga abagore n'abagore bacunga abagabo babo. Nimubona harimo bamwe batangiye kugera n'abanyangeso mbi, muzamenye ko ishyano riguye. Mwabyumvise? Ngaya amateka dukura mu gice cya 6 abari Imana ngo barareba basanga bene bane bakiri beza, sawa bakwiye kugendana nabo, sawa bakwiye kurongora, baragize ngo bareba abana b'abantu. Tekereza umuryango wo kwa Yesu ugiye gushaka kwa bene nde? Kwa bene Kayini, kwa bene Satani. Ibintu biradogera kugeza ubwo umwanzuro ufashwe ngo nzabatsemba, nzabamaraho, ntabwo mwe nzasigaza. Kibi ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byo gutorera, ntabwo ari ibintu byo gukinisha, ibintu bimeze gutyo. Abagore rero mwagera none abagabo ba mutangire mubizi. Chasi nibaje mu mujyi umenya ko agiye kurangura koko. Hashobora kugira gutya ngo yagiye kurangura, ukumva ngo yakatiye runzu, ngo harantu yibetse, ngo yahagaze kunuza, ngo kuko handi mo ku cyokezo, inyama ntaziguze wenda niba zirya ngo azirire hano mu rugo, atangiye kujya kurya ama brochette iriya. Kurikira nukurikirana niba ngombwa natega nawe utega utangiye kubyuka umwogera unono. Ugiye gutangira umuvunira umuheto cyane rwose, nahamukubite ntabwo byaba ari bagabo namwe. Igitsura cyinshi ku bagore n'abakobwa, mwabyumvise? Igitsura nimukinisha abantu, nituramuka dukinnye abantu bazaducika. Habuzuhana iki gihe ubwoko bw'Imana busotasota. Ariko niba hari ikintu kibabaje, ni umwanzuro waje gufatwa nyuma. Mwumve umurongo wa 5, uwa 6, wa 7 n'uwa 8. Reka nimina dusomere mwumve ibyavuyemo aho ngaho. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi. Imana irebye ibona ko ingeso z'abana b'abantu zimaze kuba mbi cyane. Hehe? Mu isi. Komeza. Kandi ko kwibwira kose imitima yabitekereza ari kubi gusa iteka. Dore ngorane, uretse mbabwire, kamabwire ingorane kibaho. Iyo ugendana n'abantu babi, iyo ucudika n'abantu babi, iyo ujya n'abantu bafite imico idasobanutse, ugenda upfa buhoro mu bwonko, mu mitekerereze. Murabyumva neza? Kugeza ubwo ugera mu gika nawe ubwawe ibyo urimo gukora ubona ari byiza, nyamara ahubwo ari akaga. Hano ngo byageze ubwo Bibiliya tuvuga ngo n'imitekerereze yaba ari mibi cyane. Subiramo twumve. 5, 6, 7, 8. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi. Ego. Kandi ko kwibwira kose imitima yabitekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ego. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi. Uratse gatowe koko, reka musa mbabaza. Imana izageze ubwo ivuga ngo nicujije n'icyatumye Valens abaho.
najyaga numva ababyeyi babwira abana babo ngo ngumva ngo iyinda yakubyaye ijya kugeza gutera ariko nimutekereze kugira ngo Imana irebe abantu barabayo baragiye gake bite no gufatanya n'abo badahuje imico n'abo badahuje ingeso. Umuryango wa Adamu n'uwa Kayini barasabanye, Imana irababara cyane igeze ubwo ivuga ngo iyaba ntararemye aba bantu. Yari ifite agahinda cyane, agahinda yari ifite. Nawe ureba aho urimo gusota werekeza udoho kuva mu byizerwa, urebe niba utarimo kugenda utera mugongo Imana ikabigufitiye agahinda kuri uyu munsi. Hano hari amagambo akomeye cyane, amagambo dusomeye ateye ubwoba, arababaje. Kandi abantu rugira ngo hari abandi babwirwaga n'abantu b'Imana bene Kayini bo bari baramaze gukatirwa. Subiramo twumve gake. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, yego, kandi yuko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, yego, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo kwifatanya n'ababi byonona ingeso. Murabyumva? Abanyarwanda baravuga ngo iyo ufashe ihene nziza ukayishyirikaho ihene mbi iri bigenda bite? Irandura. N'abakirisitu hari impamvu hagomba kujyaho imipaka y'imisabane n'abantu bose. Nimureba abantu b'Imana ngo ntibasobanutse, ya mirebere imwe narimo kuvuga bwa mbere. Nimureba abantu b'Imana ngo nta bipara bagira. Nimureba abantu b'Imana ngo ntabwo bazi kwambara neza. Nimureba abantu b'Imana ngo ntabwo bakeye. Nimureba abantu b'Imana ngo ntabwo bazi kurya neza. Nimureba abantu b'Imana ngo ntabwo imyenda ibabera. Mukareba mutyo mugahuza naho mujyanye ibitekerezo, muhuje mu bitekerezo, muzamenye ko murimo gukurura urupfu. Murimo gukurura urupfu. Mwabyumvise? Urupfu ruzaba ruri hafi, kandi nta muntu azarucikira. Imana igeze ngo nzabatsemba, nzabamaraho, nta n'umwe uzasigara. Si n'ibyo gusa, n'amatungo n'iki bamve mu maso. Korasi ijya ivuga ngo iyo ubabaje Imana ni na sinyibuka, nimunyibutse. Irabaho we ngo iyo ubabaje Imana irababara. Wewe uramutse kubabaje wahozwa nande? Murabyumva? Wahozwa nande? Reka mabwire rero, mbanze mvuge God's character cyangwa se le caractère divin, imico y'Imana. Mbanze muyumve, ejo mutazitiranya ibintu. Buriya hari ingorane tujya tugira yo gufata ibintu uko bitari, no gufata ibintu tukabishyira mu mwanya utari uwabyo, bikaba bizadukoraho. Ndasaba kugira ngo ahantu muhumve, Imana ni inyembabazi. Yeremiya yaranavuze ngo imbabazi zayo zihoraho iteka ringana iki ryose. Ni ukuri cyangwa si ukuri? Hari indi side y'Imana, iyo ni side A. Hari indi side y'Imana, iyo side y'Imana B yigwa gake. Ndeka ntangariza abari aha ngaha bicaye muri iyi groupe barimo kunyumva, niba utanabizi, Imana igijidura ibyayigometseho. Ibyigometse ku Mana, Imana igigenza ite? Ngo igenza ite? Irabijidura. Sinakubijidura gusa, iyo bizanye ikintu cy'ikimberembere, ndimi no kuvuga murayumva neza. Izo bihaye kuzana ikintu cy'ikimberembere ku Mana, iranabitwika ikabikongeza ikabirangiza rwose. Harya kwa Nowa byarabaye cyangwa ntabwo byaba? Imana tamazi azabica, muzasoma nturi, muzapfa. Kandi abantu bari bazi ngo ni ibintu by'imicezo. Siko bimeze? Mugende musome muri icyo gice cya 6, sindondoye uko byagenze. Abantu barabwirwa
bagira ngo ni imicezo, bakomeza gukina banga gukosora ingeso zabo kuzageza igihe ibyavuzwe byaje gusohora, maze abantu barapfa, barariduka, bararangiza. Ubutumwa bwo gukira mu minsi ya mbere muzarebe iteka ryose muhabwa agaciro. Siko bimeze? Ubutumwa bujyanye no gukira kw'abantu ngo mu minsi ya mbere muhabwa iki? Buhabwa agaciro. Ariko uko igihe kigenda gihita kigirayo, abantu bagenda badohoka, bapandura. Ibyo bahaga agaciro mbere niyo ari byo bagiha agaciro. Ahubwo uyu munsi ndababaza ngo mwebwe irukundo, umwete, amasengesho, kwiga bidasanzwe, kubyuka amajoro mwagiraga niko bikimeze, cyangwa namwe murimo kwibona muri iyi kategori bigenda bidohoka? Niba birimo kudohoka urumva uzasoreza hagana, urumva feri ya mbere aho uzasoreza nahagana. Itegereze neza ubanza undebera abo mwatangiriye rimwe, ababisigayemo ni banga. Abantu uzi mwagiriye rimwe ku mavi, ababyeyi murebe ababyeyi mwagiriye rimwe ku mavi, abagabo murebe abantu mwatangiranye, murebe ukuntu mwatangiye, imbaraga mwari mufite, bamwe baranagiye musigaramo mwebwe mwenyine, murabona abo mwatangira rimwe mukiri kumwe. None urwabariye, uwabagiriye nabi, uwabatembagaje, muraburikiye yarapfuye, aracyaha. Niba gihari buriya ntabwo utekereza ko nawe arimo kukoga runono urebye ibimenyetso birimo kukugaragaraho. Nowa yisanze asigaye ari umwe wenyine nabo mu rugo rwe, yarakoranye n'abantu benshi, yarabanye n'abantu benshi, umva ntacyo atakoze kugira ngo aburire abantu. Igihe gitinda, igihe kigira imbere, abantu bagenda badohoka kugeza ubwo byageze ku gihe cyo kwinjira mu nkuge, ari usigaye n'umuryango we wenyine, asigaye ari umwe ruduri. Uyu isomo rero tugiye kureba amasomo akomeye cyane tugiye gukura muri iki gice kirimbuka ryabo ku mwuzure. Mu gifaransa babita les antediluviens, abantu bari ku gihe cya mbere y'umwuzure. Kurimbuka kwabo biradusigira amasomo akomeye cyane. Isomo rya mbere muryumve neza, ngiye kubwira buri muntu wese uri aha ngaha n'uzumva iki cyigisho, musabe asuzume neza. Icyo ni icya mbere. Abaririze mukurikire, nasanga inzira y'ibyo twebwe turimo ubu ngubu ari inzira nziza, afata umwanzuro ukubiyemo ibintu bibiri. Icya mbere, nubwo isi yose yaguhana muri iyi nzira, uzasigara uri umwe wenyine. Cyo vuze muracyumvise? Mwacyumvise neza? Iyi nzira twatangiye yaharujwe amaraso akarinda yameneka y'inzira karengane Yesu, tukabamba Yesu, tukamwica, akagirirwa nabi, agapfaziza ibyaha atakoze, kuko yatugiriye akamaro. Niba ubona iyo nzira ari nziza, ubanza ugenda usuzume neza, urebe neza, utaba waribeshye. Nusanga waribeshye uzabivemo. Ariko nusanga ugasanga iyi nzira ari nziza, hari icyo akoreye ubugingo bwawe, uzafata umwanzuro wo kuyigumamo. Bona nubwo isi yose izayivamo, wowe uzasigare muri umwe wenyine. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyi nzira urimo, iyi nzira watangiye, nibiba ngombwa ko uhamya ibyo wowe ubwawe wemera, bikaba ngombwa ko uzayirenganizwa cyangwa se ugahura n'ibibazo ku bw'iyi nzira, uzemera upfe, kuko nta muntu upfa kabiri. Murabivuye? Bibiliya tubwira mu mubwiriza ngo n'ubundi abazima bazi ko bazagenza bate, bazapfa. Aho kugira ngo uzapfe uzize ikindi, uzemera upfe ariko uzinze inzira y'Imana. Haleluya, amen. Uzemera upfe. Ni ibintu bibiri bikomeye cyane by'umwanzuro tugomba gufata, bitewe n'iki? Bitewe n'iri somo ry'amateka turimo kugenda twiga. Suzume neza, kurikirana neza, ugasanga inzira urimo ifite akamaro, yaragira akamaro wowe, yaragira akamaro benshi, uzayinambeho. Bona nubwo uzasigara uri umwe ku isi wenyine. Icya kabiri, nuyirenganirizwa, nuhura n'akaga, nuhura n'ibibazo, uzanambe kuri iyo Mana. Reka tuze tujagajage Bibiliya noneho. Urabyumva? Tuze tujagajage Bibiliya,
ibiduha isomo rikomeye muri iki gice cya gatandatu, cya karindwi n'icya munani, kijyanye n'ukuntu abantu barimbutse bagashira, barabwirijwe, barakinnye ku Mana nayo ikabereka ko idagikira. Abene utazi ko Imana ijida urazabibaze neza. Komeza kuzana ikimbere mbere ku Mana ivuga, nawe ukavuga, hindura imico nawe wanga ngo ntayo nzahindura. Iyo uzanye icyo kimbere mbere, Imana iragutimbura, itanagutimbura, ubwo ikanagutwika, kakuvana mu maso yayo ugapfuka arangira. Isomo rya kabiri muryumve neza, nta kintu na kimwe Imana yavuze kizahera, kizasohora umurongo kuki kamabwire rero. Niba mwiberaho nta masezerano mwigeze mugirana n'Imana, nanjye ntacyo nakwirirwa mvuga kuri mwebwe, ubwo nyine mwagushije cyane muzihangana. Mwumvise umuntu uzi ko ari amasezerano afitanye n'Imana nambaho, iby'Imana yavuze muramurikira bizasohora umurongo kuki ku murongo. Niba Imana yaravuze kuzakira, uzakira. Kirikira kuba ryarakuguye mu matwi gusa. Niba Imana yavuze ngo nzakugirira neza, izabikora. Niba Imana yavuze ngo nzakugurutsa, nzakugeza mu bihugu, uzakora. Icara utegereze, kuko icyavuzwe n'Imana nikijya gihe. Murabyumva? Mwabyumvise? Niba Imana yavuze ngo nzaguha umugabo wishaka kumwiha, tegereza igihe cye nikigera uzarongorwa. Nushaka uzarongorwa ufite imyaka 50 ariko uzamubona. Mwumvise? Harya Sara yabyaye afite imyaka 90. 90 ubwo yaramaze imyaka 45 atakijya mugongo. Ariko kuko Imana yavuze, icyo yavuze gisohora umurongo ku murongo. Varesi ndabona setse na Sara. Umukecuru wabyaye nicyo kigusekeje. Imana yavuze ujye ugenza ute? Utegereze. Imana kamabwire rero abantu babayeho nabi ko nta n'inzozi wigeze unarota nibura Imana ikugira neza. Uzi ko hari umuntu wakwitara kandi ateze wowe ufite ahe masezerano ati ndagacibwa ijosi, wowe wese ati nanjye ntabyo genda yafite umurundo. Icyo nzaba cyo muranyumva neza, ibyo nzakora, uwo ko nzage byinshi, ninitwara nabi muranyumva neza, ayo masezerano ntazasohora. Ariko nicunga neza amasezerano y'Uwiteka, ibyo Imana yavuze ntigibeshya. Naranavuze ntibitanasohoye kuri jewe, ibyo Uwiteka yambwiye nzabyandika mu gitabo. Umukobwa wanjye amaze kumenya gusoma ikinyarwanda, murabyumva? Mubwire ntibi bintu wa mukobwa we ubibike, buri ubwo bidasohoye kuri ibyo bishobora kuzasohora kuri wowe cyangwa se ku mwana wawe. Bibike umenye ko ari ijambo ryavuzwe n'iki n'Imana. Bana Imana iravuga. Mwumvise? Imana iravuga, nibitarakuvugisha ibyo n'ibibazo byawe. Ariko Imana yacu yaremye akanwa, twe tukaba tuvuga, nayo igenzi ite? Iravuga. Noneho rero isomo rya kabiri dukura aha ngaha nuko nta kimana yavuze kizigera gihera. Itangira igice cya gatandatu ati nzatsemba isi n'abayituye n'inyamaswa zirimo, ariko nzarokora Nowa umugaragu w'Uwiteka wubahaga. Haleluya. Byagenze uko. Umva Imana. Mwumvise? Umva Imana. Itangira igice cya 8 n'igice cya 19. Imana yaravuze ngo nisanga ibivugwa Sodomu na Gomora ari ukuri, ndaharimbura. Yabivuze bitari byaba. Yesu akubitayo n'amamarayika agezeyo. Umva, bari abagabo baho bari bamurabyivu. N'abamarayika bari bakojya nibaza nteko nimurebera uri hasi ruri hejuru, umuntu agigirana na Yesu arimo kumwurira ashaka kumukinda. Yafashe Imana nibyo bari bagiye gukora. Imana isanga koko ibyavuzwe n'ukuri, ifata umwanzuro, Sodomu na Gomora zirashya. Biba kabarore ku bantu bo muri iki gihe cyuko cy'Uwiteka avuze kitajya kigenza gihera. Itangira igice cya 21. Isaka na Yakobo bene mugabo umwe Aburahamu. Murabyumva? Imana yavuze ngo ntabwo bazigera bumvikana. Nabugingo n'uyu munsi nubona Isirayeli yumvikanye n'Abisilamu, ubwo uzamenye ko ibyo Uwiteka avuze atari ukuri. Nabugingo n'ubu ijambo Uwiteka avuze ryagenze ritera ryarasohoye. Varesi arimo guhunyiza. Itangira igice cya 37.
aho haratubwira iki? Imana yatangiye kubyerekana mu nzozi, ibwira umuryango wa Yakobo hati ntimubona aka kana gasuzuguritse kirirwa mu matungo, mwebwe murakomeye, nako karasuzuguritse kibereriya, ariko amaherezo muzagapfukamira. Siko yavuze? Itangira igice cya 43 ntabwo bigeze banapfukama gusa, ahubwo barubaraye kugira ngo ubone ko Uwiteka ari serious n'ibyo avuze bisohora. Imana ibwira Yosefu ati nubona abangaba bazagupfukamira. None ntibapfukamye gusa, bageje bate? Bararambaraye hasi barubarara. Imana itangira igice cya 49 Yakobo yegeranya abana aravuga ati muri iki gihugu cya Egiputa ati muzataha. Ngo bazageza bate? Muzataha kuko Uwiteka yabimbwiye. Itangira igice cya kuva igice cya 12:32 barazamutse da. Nibyo sibyo? Barazamutse nyuma y'ibitangaza bikomeye cyane byahitanye abanyegiputa ibihumbi n'ibihumbi birapfa. Imana yabwiye ab'Isirayeli bari mu butayu irabwira ngo ntacyo muzamburana. Ntacyo muzamburana. Barariye yegoya. Ibiryo bivuye ku Mana barariye, baranyoye, bashize imbeho, baranasusuruka. Umve ko Imana ivuze koko. N'ikindi ni Kanani yarahabagejeje. Benshi bashiriye mu nzira, ariko Imana yabwiye ngo nzabakura muri iki gihugu kandi nzabajyana i Kanani, nicyo gihugu cy'isezerano. Yabagejejeyo ntiyabagejejeyo? Yabagejejeyo. Abavukiye mu nzira barahageze, abitwaye nabi basigara mu nzira. Yosuwa na Kalebu binjiza uwo muryango, baragenda bagera i Kanani. Muri Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 20 Imana yabwiye Yosuwa ati ntiwetegereze iyi ariko iyi ngiyi murimo kureba, ati mwe nimuyizenguruke gusa, muzareba ibitangaza by'Uwiteka, muzareba uko bizagenda. Barazengurutse umunsi wa 7 bazenguruka inshuro 7, bari bamaze kuzenguruka iminsi 6, ubwo totale babakoze iminsi 13, maze bamaze gukora icyo kintu Yeriko irariduka uko Uwiteka yavuze, ibyo Uwiteka yavuze bisohora. Umurongo kuki? Ku murongo. Abacamanza igice cya 3 umurongo wa 7 Imana yavuganye na Otineyeli iramubwira ati rero Otineyeli, kuko ufite umutima w'ubushake wo kutangomera ukubahiriza amabwiriza n'amategeko yanjye, ntugize umuyoboro, we haguruka, ndaguhaye bari abagome n'ababicanyi n'ababakolonizateri bakoronje ubwoko bw'iwanyu, uzabuvana mu maboko y'abanyamahanga, Isirayeli izongera igira umutekano. Binyuze ku muntu umwe agarura igihugu cyose. Imana ishimwe. Igihugu arakigarura. Abacamanza igice cya 3:12 yongeye kwongorera Ehudi iramubwira ati nubona kiriya gihonjoke cyitwa Eguroni umwami w'abakolonije ati wowe kiri imyenda mu ntuza, kiri inkota mu myenda, uzagenda aho cyicaye cyahonjotse, maze iyo nkota yahuranye mu nda yinjire mu binure ucice. Nicyo cyatangaga amabwiriza yo kubagirira nabi. Abasirikare bazabura komandoma, icyo gihe Isirayeli zabivuye mu ntuza mu bucakara, biba bityo kuko byavuye mu kanwa k'Imana. Abacamanza igice cya 4 Camanza igice cya 4 Nere ku mateka y'Abisirayeli mu itangiro nabwo tugiye kujagajaga Bibiliya. Imana yivuganira n'umudamu usanzwe, very simple. Iramubwira ati rero uraraba ibihumbi by'Abisirayeli barwanya, ati abagabo b'inkorokoro barwanya bikabananira, ati biratangaje ko igihugu cyose giye kugaruka ku murongo bikozwe n'umugore. Bikozwe n'iki? Umugore araza abwira chef d'etat major ati genda hagurutse mu mpinga mu ziyobora nze nkwereke. Murabyumva? Maze chef d'etat major n'umwami baravuga ati yewe biteye isoni kumva abantu b'abagabo twarananiwe, urugamba rukaba rugiye kurwanwa n'iki? N'umugore ati byo wibwira muze tugende. Umugore abayobora ta, umugore atahana intsinzi. Ugenda usome mu gice cya 5 n'icya 6 urebe ishimwe rya Debura, arimo gushima Uwiteka wamuhesheje kurwana akanesha abanzi b'Abisirayeli, akagarura igihugu ku murongo. Ariko amagambo ndimo kubabwira murayumva? Murumva neza? Kwiki Imana ivuze kizageza gite? Kizasohora. Turenga aho ngaho
tujye mu gice cya 7 cy'abacamanza. Imana ibwira Gideyoni, kora ijonjora. Tese biragenda bite? Mwari 32,000 by'abasirikare bagiye byananiwe urugamba n'abafilisitiya. Arajonjora hasigaye 18,000. Ati nabo baracyari benshi rega. Arajonjora ikizamini cyanyuma bagiye kumugeze hasigaye 300. Tiwabonye abo 300? Ti abo ngabo nibo bari butahane itsinzi. Baranesheje ni banesheje. Gideyoni arabayobora kugeza ubwo yumvise mu banyamahanga bavuga ati ye baba we, inkota ya Gideyoni yageza. Yarahageze koko, kandi umurimo warakozwe. Abapagani barapfa barashira, ijuru ritahwa n'ibyishimo by'uko ubwoko bwayo bwongeye kubona umudendezo wo gusenga Imana nk'uko bikwiye. Mujye mu gice cy'abami noneho. Mu rwambere rwa Samweli, umudamu wari ufite agahinda bita Ana, mukeba we yirirwa mujoga. Umubyara agenda aririra Imana mu rusengero. Umutambyi nawe baramwatatse, atariko nta n'isoni ugira wa mugore we. Uzageza he isindwe ryawe? Abarangara mureke kurangara. Uzageza he isindwe ryawe niyo mitwarire yawe? Aramuga ati Nyagasani, ntabwo je nasinze, ahubwo nagahinda afite. Mukeba mereye nabi. Murabyumva? Kandi turapfa ko nta kana ngenje mfite. Marayika w'Iteka aramwitegereza, aramuga tuzi n'ibindi. Ati umwaka utaha nk'iki gihe, umwaka utaha nkaryari, nk'iki gihe uzabucikiye uruhinja. Bibuko byavuzwe, yaracikiye uruhinja koko. Nshima Imana ko iby'Imana yavuze byaje gusohora. Ikintu turiho murimo kucyumva? Ko ibintu Imana yavugiye mu kanwa kayo bisohora umurongo ku murongo. Tujye mu rwambere rw'abami igice cya 19. Yeriya yabwiye abantu uti imvura ntabwo izongera kugwa, kandi hazaca imyaka 3 n'igice. Byaje kubaho? Eliya yongeye kubabwira ati nimuze tuzamuke ku musozi Karumeli, ahari ahantu Imana irahigaragariza. Byaje kuba ntibyaje kuba? Yarabwiye abantu ngo nimutahe, imvura iragwa mutaragera mu rugo. Imvura yaraguye? Imvura ntabwo yaguye. Yaraguye. Mu rwambere rw'abami igice cya 21 hari n'indi nkuru nayo dusangamo, nayo tubwira ibintu bikomeye cyane. Umwami Ahabu yumviye ibitekerezo bya Yezebeli kabutindi w'indaya, une femme idolâtre et à tempérament masculin, kubanditse mu Gifaransa. Ngo umugore w'igishegabo umeze nk'abagabo, usenga ibigirwamana, w'indaya butwi. Kuri icyo gihe kubera ko umugabo yagenderaga ku bitekerezo bye, Uwiteka avuze amagambo akomeye, mwamuryango mwe w'abagizi ba nabi, iki gikorwa mukoreye umugaragu w'Uwiteka Naboti kubera ko yanze kubaha gakondo ye mukayigarura ku ngufu mumaze kumwica. Areba Ahabu aramubwira ati Ahabu reka nkubwire ngo uhanurire hakiri kare. Ahimbwa zari gati amaraso ya Naboti niho zizari gatira n'ayandi n'aya zara yari gase n'abana be 70 nabo baje gupfa. Imbwa ziraza zirigata n'amaraso ya. Ujya witondeka Uwiteka avuze, ujya ukita. Umva, Imana ageze ubwo bango n'inzu yanyu nzayiheha nkuheha amabyi. Irabikora koko. Nyamara bari kiri ku butegetsi ntabwo bumvaga ko bazapfa ngo bashire. Yeremiya, Yesaya, Ezekiel, aba bagabo batatu bakubwirira abayuda bindakoreka bintagondwa. Barabwira ngo mwabayuda mwe mwahinduye imico, ngo ntayo tuzahindura. Mwahinduye ingeso, ntazo tuzahindura. Mwateze amatwi bababurira, ntayo duteze. Mwavuye muri ibi bibi, ntabyo tuzavamo. Wambere atangira arabwira ati mbonye intare isotse mu kibira cyayo, Babuloni umurimbuzi w'amahanga arageze muri iki gihugu. Ngo bishatse kugaragaza ko uri umugambanyi. Toya, ubugome bwanyu n'ibyaha byanyu bizatuma muterwa kandi bishyanga bizarimburwa. Ntibabyumva. Yesaya abisubiramo.
Ezekiyeli waravuga ati ahubwo muzi n'ibindi ati nibajya kubatikura bazahera kuba kuri bariya basaza basengera mu rusengero rwa Yerusalemu, niho bazahera n'intambara izahera, babanza babakata amajosi, batsemba umugore, batsemba umwana, umusaza, umukecuru n'umusaza rukukuri, nawe bazababarira. Abantu bagira ngo ni imicezo ye, abantu babona ko nta Imana irimo kubeshya, ariko nta bintu mwagiye kumva, mukumva abantu bavuga kandi bagahamya ngo ni Imana yageje itera ntabivuze, mwebwe mubyakiramo. Muri abanyagasuzuguro nk'abantu bo ku gihe cy'umwuzure bamwe ko bazarimburwa ntibabyiteho, muri abantu mufata mute icyo Uwiteka avuze. Umuntu arakureba kumva avuze ibintu ukumirwa. Hari umugabo twari turi kumwe muri weekend yashize, yafunzwe imyaka igera kuri 11. Ariko kubera akazi yakoreraga abantuza abayobozi bagereza mu gihugu banga kumuvanamo, ari nta cyaha agenda ate hafi. Umva abasirikare bakaza akabakorera amaplani ya business, akabakorera ibintu, akabakorera ibintu bikomeye cyane, bakagenda bakabona amafaranga, bavuga tumva ntimumufungure kuko ntitwakongera kugenza gutera kurya. Abagategura imishinga ikagenda ikajya hanze, bagafinansa, bagatanga amafaranga, akavuga ati mwamba barenkaburana, aza kusohokamo baramusohora aragenda. Aravuga ati ngisohoka mbamuhe n'umuntu arambwira ati uzi n'ibindi ati wowe ndimo kubona uzava muri iki gihugu ukajya hanze. Atekereza ati abasazi bo mu minsi y'imperuka, ngo abasazi baryarira namwe abantu bavuga mu bita nk'abasazi. Ndimo kwitegereza mu masoko yo mu gihugu mu Rwanda amagambo arimo kuvugirwamo abantu bavuga, noneho nitegereza nareba abantu nkabona nta muntu n'umwe witaye kuri abo bantu. Atari abasazi hise ni he? Na Yesu yaravuze ngo bazabita baki abasazi, bakavuga ibintu kandi bikomeye, ukabona abantu barimo kubafata nk'abantu bataye umutwe. Wareba uko bambaye n'udutambaro bateze n'ibijipo birebire n'ibyenda bidasobanutse na Bibiliya mu ntoki, nyamara avuga ati nta magambo Uwiteka yambwiye. Wareba agaciro bahaye ayo magambo, ukabona nta muntu n'umwe wizeye ko ibyo umuntu arimo kuvuga ari ukuri. Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14, ibyanditswe biravuga ngo dore umwana azasama inda kandi azayibyaramo umwana w'umuhungu, uwo muhungu navuka azitwa Emmanuel. Byaje gusohora muri Yesaya muri Matayo igice cya 1 umurongo wa 21 ngo azabyara umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel, kandi iryo zina risobanurwa ngo dore Imana iri kumwe n'iki n'abantu. Ibyo Imana yarabivuze hakiri kare. Igitangaje nuko yabonetse mu bantu hakabura n'umwe wamenya ko iya Mana yavutse. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 haravuga ngo azaba ari umujyanama, azaba akomeye, azaba ari data twese, Imana ifite ububasha n'ubushobozi kandi ubutware buzaba buri ku bitugu bye. Ubuhanuzi bwarasohoye aho Yesu yajyaga avuga ngo dayimoni muvemo, bakabona dayimoni aratumutse. Wowe wamugaye haguruka, bakabona arahagurutse. Yewe muntu uryamye ikora musambi wawe, ubutware buri ku bitugu bye. Ariko ibyo bintu byose Imana yavuze byagiye bitungura abantu. Reka mbabwire rero, abantu turi babi. Murabyumva? Abantu turi babi kuko tutajya twizera ibyo Uwiteka yagenje ati avuze. Ariko ntabwo bizabuza Imana gusohoza ibyayo. Murabyumva? Abantu nibashaka babe babi, ariko ntibizabuza Imana gusohoza ibyayo. Yesaya 53 ati uwo mwami ukomeye, iyo Mana ikomeye izashorerwa, izakubitwa, izagirirwa nabi, imere nk'umwana w'intama bajyana mu ibagiro. Murumva? Imere nk'umwana w'intama bajyana mu ibagiro. Nuko byagendekeye Yesu, yajyanwa atyo. Ariko igitangaje giteye agahinda, abantu babwiwe ibyo bintu, abantu babifite mu byanditswe, ntabwo bigeze bizera ko ibyo bintu ari ukuri. Byageze ubwo bisohora, ahubwo bose batereza amajwi yabo hejuru ngo nabambwe, bigaragara ngo batewe batiteguye. Mbega agahinda. Abana b'abantu turi babi. Abantu b'abantu ntabwo turi beza, kuko ntabwo tujya twizera ibyo Uwiteka yagenje ati yavuze. Zekariya yarabwiye ngo wa mugabo we kumaze imyaka byinshi usenga ngo Elizabeth azasama inda, mvuye mu ijuru mareka w'Uwiteka
nari kukubwira ko amasengesho yawe yumviswe uhereye umunsi itahire, ariko ndakubwira ko umwaka utanga iki gihe umugore wawe umaze iminsi usabira azaba akikiye uruhinja. Kabutindi umaze imyaka n'imyandika bisaba aratangira mu bitekerezo bye, ariko se ngo ibyo bintu byashobokara. Muranyumva? Marayika aravuga ati ntubona ko nushidikanije kuri ibi bintu nkubwiye, uzongera kuvuga ari uko mwana noneho yavutse. Umugabo agiye kubona abona asohotse mu buturo bwe batitahira akazi karakunaniye, rero ujya mu rugo arategereza ajya kwicara, umwana amaze kuvuka abantu tirese turamwita nde, bagiye kumva bumva aratanije toya agomba kwitwa Yohana kuko ari Uwiteka wabimbwiye. Ubu noneho nta gushidikanya ngifite, muranyumva neza? Ntabwo Imana izongera kuvuga ngo shidikanye kubyivuze. Mbabwire nimundeba gutya mu bintu nubaha ni ukumva umuntu nubwo yaba abeshya avuga ngo Imana yavuze. Nzabisuzuma nyuma, muranyumva neza? Ariko nabihaye agaciro. Uzitonde ejo utazatubirwa ukivutsa imigisha yo kugira byinshi wamenya bitewe n'uko usuzuguye amagambo yavuye mu kanwa k'iki k'Imana. Les antidéliviens, abantu bo kugihe cya Nowa, agasuzuguro kari kabarimo gatewe nuko bari barataye Imana. Imana yafashe umwanzuro uti ingeso zanyu zimaze kuba mbi, mumaze kuba babi cyane, mfashe umwanzuro wo kubatsemba nkabamaraho. Ntabwo Imana yari zifata uwo mwanzuro uko bintu ari uko bintu byoroshye. Oya, ibintu byari bigeze habi kandi byari bikomeye cyane. Muri Matayo, Mariko, Luka na Yohana, Yesu abwira abantu bari bari kumwe muzi n'ibindi, ubu ngiye kuzafatwa, nzicwa n'abanyabyaha, ariko bazaba bihoye ubusa, kuko nubwo nzatabwa nyuma y'iminsi 3 nzagenza ne nzazuka. Abantu abemera gato b'abanyedini bafatanije n'inzego za leta, ati ahubwo dukoresha ibishoboka byose nanazuka zongere yicwa asubizwemo. Yazukanye icyubahiro bakwirwa imishwaro, inkuri bakimomo, umujyi wose wuzuramo ngo wa muntu wishwe akicwa kuwa nyuma w'isabato. Kuwa mbere w'iminsi 7 yazukanye icyubahiro. Amina. Kuwa mbere w'iminsi 7 yazukanye icyubahiro. Ariko abana b'abantu barwaye iki? Kuko Imana ivuga, kuko Imana ivuga ntibagacira ibyo ivuze. Niba muri ibyo binyejana byose ndimo kugenda barondorera abantu bari bafite iyo ndwara b'iki gihe ntayo. Ubu musuzumye neza mukitonda mwasanga twebwe turi bazima. Ntangazwa n'ariya magambo Uwiteka avugiye mu ntuzo muri Matayo, avuga ari Yesu yavuga yatangaza ngo uko byari mu gihe cya Nowa niko bizagenda no mu minsi y'imperuka, ngo abantu bararyaga baranywaga bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ngo niko bizagenda no mu minsi iheruka. Ubwo rero abico gihe agasuzuguro, ugupinga, guswanga iby'Imana ivuze, ubwo turabisangiye. Niba uko byagenze ariko n'ubundi bizongera kugenda, ubwo turabisangiye. Rero bantu b'Imana, ufite ubwenge bukora neza asuzuma inzira ze. Mwumvise? Asuzuma inzira ze. Muri Matayo 24 bamaze kumuratira bamwereka Yerusalemu ngo irarabagirana ngo nenzeza ngo bafite urusengero, paranjwa bamubaza ati se Yesu urasinzira, bamubaza ati se ibyo kuza kwawe ibyo kwawe, arababwira ati uko bizagenda kuri Yerusalemu irimbuka niko bizagenda no kuza kwanjye. Abantu bazaba ari abanyagasuzuguro, bazageza umunota n'isaha bazarimbukaho babona ibintu ari imikino. Uzi ko abantu bakina kandi ibibaho bikababaho bagikina. Ntabwo nzibagirwa abantu bo mu miryango yacu bapfuye bazize gusuzugura, bazize no gupinga. Baravuga ati nyamara hariya muri Soserwa niko bahiga, barimo gukarishya imipanga, maze umugabo aratangira ngo ariko ngo umuntu ngo yafata undi ngo akamutema ntacyo bapfuye. Bamwe banga guhunga, abandi barihungira ati turagiye. Abasigaye feri ya mbere nibo bahereyeho. Barababaga ku buryo babariye n'inyama zo mu nda. Umva icyo bita agasuzuguro rero. Icyo bita agasuzuguro.
ariko uzi umuntu akuburira ku bigiye kubaho arabireba umuntu Yesu arabwira ati nimubona ati ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi kihageze muzamenye ko kabaye. Abaroma aho batakandagiraga barakandagiye mu mwaka 67 Yesu ataravuka nako Yesu yarasubiye mu ijuru. Imana ibahaye ikimenyetso abinkwakuzi ati ibyo Yesu yavuze dore birasohereka twigende basohoka umurwa. Murabiva neza abagiye bageze ku misozi ya Jatapu Imana tubabarire kwibeshya baramanuka basubira muri uwo murwa. Abandi bari baranze kuzamuka abahageze baseka bagiye maze barangije bose bakora igitaramo cyo kuvuga ati biriya byari bigambo bya kariya kagabo karabeshya ntabwo bizasohora. Babyumvise neza umwaka wa 70 ubwo batanze itegeko ngo mugende mugote kiriya gihugu. Uriya murwa Yerusalemu mugote barawugota. Umuyobozi w'ingabo aravuga ati ntimwinjiremo mubareke aho bari ibyo barya bizashira noneho bazaryane. Barariye ibyo bafite birarangira barya ibyatsi barabimara barya ibiti birimo barabimara barya inuma zirimo barazimara barya imikandara barayimara baratangira noneho batangira kuryana hagati yabo. Akagize ngo karacitse karenze igipangu bagahita bafata bakabamba ntuza ku gikuta cy'Yerusalemu. Murabyumva? Niza bagabo bavuga ngo guhera i Yerusalemu kumanura ikibaya cya Yehoshafati cyose ukazamuka ukageza i Karuvari hamwe babambye Yesu. Wacikaga baramufataga bakamubamba. Imisaraba iba myinshi barakomeza baramanuka iba myinshi aho babambye babamba bagera mu kibaya barabamba barazamuka barabamba bageza i Karuvari. Murimo kumva? Ari abana bigeze he bageze i Karuvari. Murabyumva? Muramurikira ngo amagambo bari baravuze ngo amaraso yazatubarwaho twebwe n'abana bacu abarasohoye babarapfuye bazize agasuzuguro no kutumva. Twagiye tujye mbere. Yesu ati ndabatumye bantu banjye ndabatumye ariko nubwo mbatumye icya 16 cya Matayo mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Murumva yemwe Yesu aravuga ati intama nta kindi ziberaho wagira ngo amasega arazibasira zikahinduka ibiryo byayo. Imana yavuga ati ndabatumye muri abantu banjye muransenga kandi muri beza ariko ikibazo gihari mbatumye mu bagome Sara wihunyize bazabica bazabamara bazabagirira nabi bazababanga bazababamba bazabafomoza inda bazabaca imitwe bazabatwika. Niko byagenze. Murumva? Kandi si n'iryo sezerano ryabo gusa n'ubundi abubaha Imana iteka ryose no mu binyejana byose bazarengana. Niko bimeze bazarengana no n'uyu munsi rukizigeretse. Ni byinshi n'ibitaraza mu bitegereze kubyuzi neza Yesu yavuze nabyo bizasohora. Hari finale dutegereje rero ibona kugera ku musozo kugira ngo tuganire kuri ibi bintu biranga abantu agasuzuguro kudaha iby'Imana agaciro kutizera iby'Imana yavuze. Hari finale dutegereje tugire mu byahishuro Yohana mu bizabaho. Ibyahishuro Yohana igice cya 16 titira iravuga ngo ibyago by'imperuka bitera. Ibyago by'imperuka bigenza bite? Bitera. Ariko nimurebe hano mbabazi buriya bizazara maze rero abavandimwe bacu bihutishije cyane ubuhanuzi ibya covid byaza bagaca iteka ngo imbabazi zararangiye. Nagiye kumva numva ngo ijwi rirenga bararirangije barakomeza tubu twatangiye ibyago 7 byararangiye. Niba baragiye mu ijuru niba bataragiyeyo ariko nkurikije amakuru yabo naho bari ntibigeze bajya. Murabyumva? Hano batubwiye ngo ibyago by'imperuka bigenza bite? Aho se bizabaho bizate dore ikintu Imana yavuze mu gitabo cyo Kuva
ibwira Farawo ati we Farawo, bitewe n'uko ukuntu nangiye umutima wawe ugiye gutangira guhura n'ibyago. Ibyago byarabaye ntibyabaye? Niba mwarakurikiye harya ngo Nile yigeze ihinduka amaraso? Yahindutse amaraso? None ko umuntu atumva ko imigezi yose n'inzuzi zose nabyo bizahinduka amaraso? Dufite icyitegererezo. N'ubundi Abisirayeli muri Egiputa barabyiboneye. Egiputa ikaba ifite inzibutso z'ibyo bintu byabayeho. Uyu munsi abantu bakabwirwa ngo hari ibyago bitegereje abana b'abantu, abantu ntibabyemere. Niba mwarasomye icyago cya mbere ngo ni icyago kibikira kibiki kibise, ujya wakira ko nutubaha Imana uwo mubiri wawe uzatonyuka ugata isura. Urisiga agapuderi ngo ukabona wakeye, urasokoza neza ngo ukabona wakeye, urambara neza ngo ukabona waberewe. Uwo mubiri urimo kwangiza, niba ari ukwangiza, uwo mubiri urimo gutaka, utazi ko mu banzi b'Uwiteka ari uwa mbere. Kandi muri rwa mbere rwa Yohana babivuga ngo umuntu afite abanzi batatu. Icya mbere ni umubiri we, n'isi, nande urasiga ngo utazi umwanzi asiga iki? Umubiri. Iby'Imana ivuga ko izawangiza bitewe n'agasuzuguro ka nyirawo, ikawuteza ibisebe bizava mu bworo bw'ikirenge bikagenda mu gitwaro. Mwumva ko ibyo bintu bizabaho? Ubu ndebye hano aha hose mfite inkovu do. Izi ni inkovu. Ku kibuno hari inkovu. Nigeze kurwara ibibyimba ngira ngo barandoze. Kimwe gisimburana n'ikindi, ikindi gisimburana n'ikindi, ikindi gisimburana n'ikindi, kuzageza igihe noneho naje gutimba. Mfata umwanzuro wo kuvuga ngo nawe nabwira ngo amenere ikibyimba azajya mbyimene. Ndarwaye ibibyimba, abantu bari umugozi, ibintu birimo kuva he? Niba ari Satani bashaka kugira ngo anyirenze. Bigezaho noneho mfata umwanzuro, muranyumva neza, wo kujya njya ku nzu ya Karabasasi niba kiri ku kibuno, ni nkahagararaho neza nkabara cyaramaze guhishira 1 2 3. Umva ikibuno nkagikuba ku nzu ya Karabasasi, ikibyimba kigahita gishwanyuka nkababara amaraso akavana. Ariko ndaguhameje tu, ikibyimba kigakamuka kikarangira. Uti wakweme iki muri ibyo bibyimba? Icyo nashaka kubabwira si uko nashaka kubabwira ko narwaye ibibyimba, ahubwo nashaka kubabwira ko iyo umuntu arwaye ikibyimba, murabyumva, noneho bikaba ari bitatu, kubera ko ari amashyira yiremamo n'amazi gikamura n'amaraso mu mubiri, umuntu agira inyota. Icyago cya kabiri ngo imigezi izahinduka iki? Amaki. Uko uzi ko muri kwa Farawo yahindutse amaraso, n'ubu ngubu nibyo bitegereje abana b'abantu. Umva, icara ubizi ko ibyo bintu bizabaho. Umubiri wawe uzaguhindukana, amazi azaguhindukana, kandi urwaye ibisebe cyangwa urwaye ibibyimba, niza amagambo avuga ngo ni ibisebe bibi binuka by'ibibyimba umubiri wose bizaba birya abantu, nabo bakajya bahekenya indimi zabo. Uti ntabwo bizabaho? Ibi narondoye bwa mbere mbabwira ngo giye kujagajaga Bibiliya, byabayeho ntibyabaye? Kandi byari byaravuzwe mbere. Uyu mwije utoba ikinongo ugira ngo imvura ntizagwa. Uyu mwirato w'abana b'abantu, hari ikintu Uwiteka ateganije cyo kubamaramo agasuzuguro. Ubwo umubiri wose uzaba ari ibishyute, ibisebe, kubera ko bitera inyota. Amazi ya mbere ahinduka amaraso, n'utugezi duto natwo duhinduka amaraso. Maze Imana tereka nze mbereke. Isi yuzuye abantu baramije Satani, baramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo, baemera ko kibagenga. Reka nze mbahembe. Uwo mwaramyaga izuba, turimo kugendana, reka nze mbimbanure ribatwike. Bitwike ibyo bisebe, maze noneho ibisebe nibimara kubarya, inyota ari nyinshi, maze ndebaho mukura amazi. Imana ugira ngo ntiziguhana se? Ugira ngo ntiziguhana? Niza amagambo avuga ngo ibisebe bizarya abantu, amazi abakamukemo, bashaka amazi yo kunywa, izuba ribatwike, nibimara gukongeza ryabatwitse, iki kibiribiri cyabo iki ngiki gihinduka umukara. Nta mazuru abantu bazaba bafite, nta matwi abantu bazaba bafite, nta mano nta n'intoke, ibintu abantu bapfa nta minwa, abantu bose bazaba ari ibintu by'ibinifu bituye ku isi by'abagomeramana gusa. Barimo gusogongera bakumva agaciro ko gusuzugura Imana n'ibyayo n'ibyo yavuze. Ibyo binifu by'umukara byose
iki gihu cy'inyuma kizirema gikora ikintu cy'igikuta, noneho cyamaze kumishwa n'amazi, bya bisebe na ya mashyira birimo bijya birya umuntu byinjira bikaraga, birya bijogota byinjiramo imbere, kubera ko n'amazi yo kunywa hari. Niza amagambo avuga ngo baziroha ku nzuzi n'imigezi byamaze kuba unuza amaraso, noneho bikarenga amaraso bikaba umukara, bikazamo inyo. Muranyumva? Birohe kuri urwo rudigidi rw'amaraso, baruvotagire, barumwe, barurye. Ngibyo bitegereje inkozi z'ibibi umuntu abwira zikanga kumva. Urabwira abantu muri iki gihe ukumva kandi bahaye iby'Imana agaciro gakeya, barabisuzuguye. Nibareke, muranyumva neza, banadupinge, bapinge ibyo tubamo. Ejo imbere aha tuzareba imbwa n'umugabo, tuzareba imbwa n'umugabo, niba ari twe twibeshye, niba ari abandi bibeshye. Kandi nawe wicaye ahangaha, niba wibeshye bene ako kagenda, tuzakubona nawe wabuze icyerekezo. Nawe wifotore uri ku rudigidi rw'amaraso rwabaye umukara, urimo kuruvotangira kubera kubura amazi. Ngo ntabwo ibyo ngo bintu ngo byabaho, ntabwo byabaho. Nire yahindukanye abanyegiputa amaraso, abaturage baragenda bose barashega batera ibwami, turapfuye tubuza amazi. Wasabye imbabazi Uwiteka, umutima wawe wanangiye ukadohoka kugira ngo tubone amazi yo kunywa. Ati Abisirayeli ngiye kubarekura, amazi arongera ahinduka iki? Nako abyara amaraso bihinduka iki? Amazi harakomeza arinangira, ibibugu biraje, intuzi bikere birazamutse, kibaye umwijima, ibibazo biravutse, urubura rurakubise, kuzageza ku bana b'intuza bifura bose barapfa. Abona kudohoka, nabwo ntiyava kwizima, akurikira Abisirayeli agwa mu nyanja. Bibiliya avuga ngo ifarashi n'uwihetse byose Uwiteka biroshe mu nyanja. Nawe rero wicara utegereje. Mu gusoza iki cyigisho, mu kugisoza, ngiye kubabwira ibindi bintu bikomeye cyane sitegereje. Bizabaho ubyumve ntubyumve, ubyemere ntubyemere. Tugire muri Malaki igice cya 3 umurongo wa 19 kugeza kuri 22. Urasoma titre twumve. Burereka babwire, mwabana b'Imana mu mico yanga, muzitondera ikintu Uwiteka yagenje yavuze. Ngo ibyo kumwuzure abantu barabwiwe, abantu barasuzwa, abantu bifatanije n'abatagombe gufatanya nabo, imicibaye myinshi, umwanzuro urafashwe ko bazarimbuka. Ntabwo tugomba kwiga ibyo kwano, ahubwo twe turiga ngo turahakura yahe masomo kuri twebwe. Nahe masomo tuhakura? Nta muntu n'umwe utazi ko abantu bamezwe n'amazi, nta muntu n'umwe utazi ko abantu barimbutse, nta muntu n'umwe utazi ko ari umuryango mwarokotse, nta muntu n'uyu n'umwe utazi ko abantu bari barabwirijwe, kandi abari baratakaye n'abaye nako kaga bose twarabizi, twarababonye. Igice cya 3 wahageze muri Malaki umurongo wa 19, titre yayo hari avuga ngo umunsi w'Uwiteka. Ngo umunsi w'iki? Yaba wari uwa mwarimu cyangwa se wari uwa Filimine cyangwa se wari uwa Veda, aho byakumvikana, ariko ni umunsi w'iki? Muri yo wari waravuze ngo uzitondera umunsi w'Uwiteka, ngo ni umunsi w'ubuzinzi nani? Ngo ubuzinzi iki? Ubuzinzi nani urumva icyo ari cyo? Ngo buzacya nk'uko butajyaga bucya, buzira nk'uko butajyaga bwira, ibintu bihindukana abantu bayoberwa uko bigenza. Rahira ko bitazaguhinduka. Rahira ko bitazaguhindukana. Amaga murayumva neza? Ngo umunsi w'iki? Umva rero ibyawe, soma twumva. 19 dore hazaba umunsi utwika nk'itanura. Ngo hazaba umunsi utwika nk'iki? Y'umuriro. Buretse gatoya, ariko ucamutse imbaburanye, nimara kurungura neza uyitegereza, ubanza ari huri bubyumve neza. Maze rero ubwenge bw'abantu bwarapfuye. Ibintu nk'ibi biravugwa ukabona nta muntu n'umwe utekereza ko ibyo bintu bishobora kuzaba. Amateka ya Sodomu na Gomora ntabwo twayize. Imana ivuga ati manutseyo nisanga ibyo bavuga ari ukuri, hari ahantu hazashya.
harahiye rwose. Hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'iki ry'umuriro. Itanura ntaho rihurira na ririya ziko rindi ducana, oya, kubera ko umuriro uba ufungiye ahantu hamwe, urarungura ugasanga amanuza umuriro wazamutse, wapima ku madogero ukabona ugeze muri za 900, hagati ya 900 n'igihumbi na 500. Uwo munsi uzabaho kandi ni umunsi w'Uwiteka. Nabuze niyaba wari wa Veda yatakamba yasaba imbabazi maze tukabona ibintu bikoroha. Nta nyoroshyo mu by'Uwiteka yavuga. Kandi Imana si umubeshi ngo ibeshire no mu ijambo ya Sara wihunyiza. Iyo position wafashe rwose iratuma uhunyiza. Iguhagaze niba wumva bya utajya kurya. Ege izuba rihari ubu ngubu rihari umva rirangiza abantu. Igenya numva ngumva ubwonko bwayase neza kubera izuba ryinshi. Yemwe amagambo murayumva. Umunsi uzaza w'Uwiteka uzatwika nk'uko umuriro ugenza ute, ukongeza subiramo twumve. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro. Ego Abibone bose n'inkozi z'ibibi zose. Abaki Abibone n'inkozi z'ibibi bose ngo bizabagendekera bite? Bazaba ibishingwe. Ibishingwe babigenza bate? Okada ngo ibishingwe barajugunya. Ibishingwe bagenza bate? Baratwika umwanda. Hari umwanda w'abantu babiyemezi, wabibone, wabiwindangamirwa, w'inkozi z'ibibi, abo ngabo bazatwikwa. Ibyo bintu bizabahora. Nushaka wirebe ujye umenya urugutegereje. Ibyanditswe byarabivuga ngo genza uku, ngo nzagenda uko shaka. Abirasi ibyanditswe byarabiguha inama ngo gengo ndumva ngo nzanyuza mu zagenzi. Ibyanditswe byarabibumburwa ubwibona ugasanga rurajejeta. Kandi abantu ngo barashaka kuzajya mu ijuru. Hari umunsi wo kwegeranya ibyo bishingwe byose. Ahasigaye bigakorerwa icyo bigomba gukorerwa rindi. Murumva icyo mvuga? Nasubiremo mwumva. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro. Ego Abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe. Maze haba umunsi uzabatwika bashire. Bageze bate? Bashire. Umva. Muzi icyo bita Gehonomu, umuriro w'Iteka. Niza amagambo yawo ngo ntabwo ari uko ari umuriro uzatwika gugatwika abanyabyago imyaka n'imyandiko ya. Ngo ni umuriro w'Iteka aringanije ugomba gutwika inkozi z'ibibi. Imana ikaruka ari uko ibonye zirangiye zivuyeho. Buriya mpamvu wiswe Uwiteka, umuriro w'Iteka. Nuko utazigera uzima utarangize gukongora icyo wagombaga gukongora. Dusubiramo twumva. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro. Ego Abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe. Maze haba umunsi uzabatwika bashire. Ego niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ujye utenye kivuzwe n'iki? Uwiteka. Harya ibyo yavuze yarabishohoje. Umva tegereza nibi bizasohora kuko byavuye mu kanwa k'Imana. Komeza. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Umva Imana izakurikirana umunyabyaha naho yihishe n'umuzi we. Umva n'akantu ke kose Imana evaneho umwanda. Yego Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Ego maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazabivu munsi y'ibirenge byanyu. Umva babwire nushaka kugeza aho ngaho. Ubu baradusuzugura, ubu baraturibata, gira so yiturwa indi, ntawe usangira n'udakoramo, turaje natwe tuzabaribata. Muzi byose bakoze ahindura Kanani. Yafasha abama bakandagira ku bikanu ku majosi, arabakata abakandagiye hejuru, abica urupfu n'agasenyaguro. Bibiliya tubwiye ati muzi n'ibindi bantu banjye mwebwe mu nyubaha. Izo nkozi z'ibibi mwabyumva, muzazikandagira hejuru, muzaziribata.
ubu nta gaciro mufite, agaciro kanyu inkozi z'ibibi zizakabona, nta bushobozi bagifite bwo kubakorera nk'ibyo babakoreraga. Uza agasuzuguro k'abategetsi bo muri leta, uza agasuzuguro k'abasirikare, uza agasuzuguro k'abapolisi, uza agasuzuguro k'abanyamadini bashyize hasi ubwoko bw'Imana. Gira so yiturwa indi, nimusuzugura ubwoko bw'Imana, nimumuribate, ejo namwe barabaribata. Mwajyaga mubona mu cyaro nk'umuntu yigize karaha kajya hakubita abantu, hakaza undi umushurusha imbaraga akabwira akana gato ati fata kubita, mukubita, akamukubita akabura icyo akora. Mwarabibonye? Imana tabana banjye mwebwe mutuze, babasuzugure, babapinge, babamerera nabi, babakorere nabi, ejo bundi murabaribata. Mva abanyabyaha mwe, tuzabaribata kuko ari ibyavuzwe n'Uwiteka. Imana izafashe nzabe mu babakandagira. Ndi mu bantu basuzuguwe, barasuzugurwa, ngo kubona narize, ngo nkaba nifatanya n'abatindi, ngo kubona narize, ngo nkaba ngendana n'abantu badasobanutse, ngo kubona narize, ngo nkanga akazi gakomeye, ngo ndacango nibyo, ngo ndi muri ibyo bintu by'ibwiriza butumwa, ngo abantu bihana bakabarirwa ibyaha, ibyo nta cyubahiro bimpesha. Muranyumva neza? Abasuzuguwe baratse nanjye nzabonana nabo. Imana izafashe nzajye mu ijuru, nanjye nzabaribate, maze tuzareba imbwa n'umugabo. Vuba aha turareba imbwa n'umugabo, turareba imbwa n'umugabo. Hari indi somo rya kabiri rya gatatu dukura aha ngaha. Isomo rya kabiri turangije nuko ibyo Uwiteka avuze byose gusohora bizagenza bite? Bizasohora. Ibyo turarirangije ni ryo twagombaga gutindaho. Harahirwa umuntu ufitanye amasezerano n'Imana yo kuzayikorera, y'ibyo izamukorera, yaho izamugeza, umva uyafite genda wongere uyasubukure, nurangiza uyandike uyashyira ahantu muri ntibate, ufunge neza, utegereze igihe cy'Uwiteka kizasohora. Mwabyumvise? Ntiwiteka aramubwira ngo tugiye gutaha gusubira mu gihugu cy'ubacu, urangisha imakute wowe, urangisha imakute. Maze haraba tuganira cyane hamwe tsira ngo sango ntabwo byashoboka. Ugiye kumera nk'aho mugabo wagiye abwira abantu ngo byanyura ngo muzihe nzira, izo yanyuzemo nizo n'abandi bazanyuramo. Imana ati muzataha, muzagenda, tuzagenda. Abana gihugu birirwa baducura bufuni na buhoro, utazamwe business bamwambura, immigration irirwa idufunga, yirirwa igeze, hari igitondo kimwe bazabyuka babone Burundi zose zirashoreye. Muzi ko muzizataha, zizanagenda no mu ndege niba mutanabizi mu bihugu. Hari abazagenda ku butaka, hari abazagenda mu ndege, hari abazataha. Ababaye abagoma bakagirira nabi bagenzi babo turi hanze, aba ngaho Uwiteka arambwe ngo ntabwo bazigira binjira mu gihugu, bazapfa bakireba gutyo. Mwumvise? Mwabyumvise? Imana iravuga kugeza nubwo yanyibwiriye ibyiriya ntambara iri muri Kongo. Irambwira ndimo kwibaza tuzatarya ko dushaka kwitahira. Uwiteka arambwira ngo hari inkozi z'ibibi z'inyeshyamba ziri muri Kongo, hari inkozi z'ibibi zo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Abo bagomba gusakiranira mu ntambara igiye kuba Kongo, bakabanza bagapfa bagashira, kuko bari kuzababangamira mu ikorwa ry'umurimo igihugu kimaze kutungana. Ngaha nendo so wagisha impaka. Imana yaravuze yegoya. Tegereza rero, ingorane n'udafitanye amasezerano n'Imana, kandi abisi nabo bumva abantu b'Imana bavuze ibyo Uwiteka yavuze, bagashaka kubica ngo ibyo bintu byabo ngo bizimane nabo. Wapi? Niba Imana yaravuze yagenda ite? Yaravuze. Cyo ni isomo rikomeye cyane dukura muri biriya bintu, muri kiriya gice cya 6 cya 7 n'icya 8. Abantu kuba babi cyane ntibibuza ubuhanuzi bw'Uwiteka gusohora. Reka da, burasohora umurongo ku murongo. Yemwe tuzataha, yemwe tuzataha. Murabyumva? Ntabwo waramenya kugira ngo ubeho utafite ntuza udafite igihugu. Wapi? Ndabahakaniye. Nubwo wagira business ariko ufite access ku gihugu cyawe, ujyana agafaranga wakore ukajya kubaka igihugu cyawe, nawe ukubaza ngo aya mafaranga wawe. Abantu benshi baratashye bajya mu gihugu, amafaranga wavunikiye. Murabona ko muri bihugu umuntu akora bikagenda, ukajya kubazwa ngo aya mafaranga wayavanye.
ntawe wibye mu gihugu ukajya arabonzi hano bambuwe amafaranga yabo. Hano nanyuze ejo bundi bambuye amamiliyoni n'amamiliyoni agiye mu gihugu, bamubaza ngo kugiye kwashize imyaka 3 aya mamiliyoni yakuye hebe n'aka kagera, arabizira. Ubu rero dukeneye kuzatana ifaranga ryacu maze tukarijyana ari kubaka iki igihugu. Uwo mugabo twari turi kumwe tuzarijyana. Umva n'amamodoka mwaguze kereka utazashaka kuyajyana. Mwumvize umura wagiraga ubwoba ngo nibiki utuzabitwara. Ahubwo none nushaka uzabwira hashisereti ngiyi imodoka yanjye nkeneye kuyibona nageze i Kigali neza, bakayikuzanira neza full tank bakayikugereza hehe ko bazayitwara nanjye simbizi. Uwiteka araje twambika icyubahiro. Mwumvize akitwambike tugende neza dushenjagira kuko tutigeze duhemukira Uwiteka. Abakomeje isezerano ry'Imana abantu bagiye kuzatubona. Uretse gato n'ibindi byo kuvuga ndabizi ko abantu benshi bari babihererekanye. Turatashye noneho mbivuge gutyo. Teni turambwiye Uwiteka none se ko byatinze Uwiteka. Ntabwo ndi mu bashidikanyo ya mbwira Imana ko byatinze. Kandi inkozi z'ibibi zibe zituvira no mu nzira kwanza. Kindi cya kabiri somo rya gatatu dukura muri iki gice. Imyaka Imana iravuze ngo imyaka 20 nishira abantu bazapfa. Turagendana bazicwa n'amazi. Barapfuye. Reka. Uwo munsi bwakeye kuruta indi minsi yose. Abantu ntibona ibyo twavuga. Ko kakaga baragaki. Aragasazi. Erega bigeza no nguri nyamaswa zinjira, urugi rw'ikingura, abantu barabanza bumva bapinga bya bindi Imana yavuze ko bitazageza bitera ko bitazasohora. Bisohora mu gihe badatekereza. Aha turahabona ikirere. Ujye witondera ikintu cy'imbabazi z'Imana. Nubona yongeje igihe abantu n'imbabazi zayo. Murabyumva? Ikindi kandi aha ndashaka kuburira ubwoko bw'Imana cyane nk'abantu bakoze umurimo mu gihe cya Covid. Muri injiji mbi cyane, muri abantu babaswa mu kumenya imikorere y'Imana. Reka nze mbivuge ndabizi ko bari mu biherekanye. Niko kuca abantu babara nk'uko Imana itabara. Imana avuze ngo nyuma y'imyaka 20 bazapfa. Ntibapfuye icyo gihe. Yabongeje ikindi gihe. Turimo kugendana? Imana ibwira Hezekiya ngo Hezekiya mu gice cya 36 ya Yesaya ugiye gupfa, kandi numara gupfa Imana imubwira byose. Yahindukiye areba ivure aririra Uwiteka abwira Imana ngo wambabari ukanyongeza, imukubita 15 imbabazi z'Imana. Nyuma y'imyaka 20 muzapfa ntibapfa, urabongeza igihe. Hezekiya imukubisa 15. Ubuhanuzi bubarwa muri Daniel igice cya 14. Muri Daniel igice cya 8:14 mu itangira ry'imyaka 2300 mu mwaka 34 Stefano aterwa amabuye. Ubuhanuzi bwari bupfundikiye, ubutumwa bwari buhindukira abanyamahanga, nta kindi cyari gisigaye ku Bayuda rwari urupfu. Yego oya barapfuye ishwi, ahubwo byarakomeje birasota. Ibyanditswe byarabivuga ngo imbabazi zabarangiriyeho. Ba Paulo bajya gukora umurimo, abandi bajya gukora umurimo, bakongera bagakata bakagaruka bakigisha, abandi bagakira. Uzajye wirinda ikintu cyitwa ubuhanuzi nacyo kitondere. Niba Imana yavuze, hari igihe ibyo yavuze ubona yabirengejeho, niba ari ukurimbuka, niba ari ukukugira neza, niba yavuze ngo umwaka utahanze abana guhaye imodoka itaniga kubita. Turimo kugendana, hari impamvu Imana iba yabikoze ityo. Ikosa rikorwa n'aba bavandimwe babwiriza butumwa, ngiye kuri babwira muraza kuryumvamo neza. Twebwe ntabwo tugomba kubara nk'uko abana b'abantu bagenza bate babara. Wapi tugomba kubara nk'uko Imana ibara. Imana ivuga ati ni nyuma y'imyaka 20 muzaba mupfuye, ikongezaho ikindi gihe. Hezekiya urapfuye, ikongezaho 15. Abayuda murarimbutse 3 6 40 50 60 7 bahaye ikimenyetso cya nyuma barimbuka muri 70. Umva inyongeza Imana yabahaye. None se nirengagize za ngingo zivuga aho tuzareberaho ku itoro ryamaze kurangira abantu bakwiye kurisohokamo.
murazizi mwese. Abati nimubona urugaga rw'amadini rwegeranye, imabwiriza yose na gahunda zose zikaba zituruka muri leta, bamaze gukora igishushanyo cy'inyamaswa, muzamenye ko abantu imbabazi zagenje zitera zabarangiriye. Ababwiriza barabivumbukanye, banazambukana n'inyigisho ati no kujya guterana nabo ni ikibazo, muzabyihorere mwanjije mwege nzaterana nabo. Imbabazi zarangiriye, maze byagera ku badive ho urundi rwego ati abadive byarabarangiranye, bye ko ndimo kubigisha bakakira imbabazi z'Imana, wambwira ko ibyaho byarangiye bite, ahubwo no kubara nabi kwawe. Imbabazi z'Imana ziracyari ku banyamadini, niba kuri systeme bagaragaje ko badashaka ukuri, baziriya nsuzugurwa zirimo hasi, zijya gusenga zishakira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umuntu ngo rero ntabwo naterana nabo ngo banyanduza ibyaha, ibyo ni akazi kawe. Ujye umenya aho Yesu yavuye naho yasanze abantu. Imbabazi z'Imana zigomba gusanga abanyabyaha aho baherereye. Niturame itsinda rivuga ngo ntabwo twafatanya n'abandi. Murebye semina twakoze ejo bundi, ntabwo murebye abantu Imana yakijije, abapasitori Imana yakijije, abayobozi b'amakarisi Imana yakijije, abantu mutatekereza ko bakira. Umudamu umwe niwe yantangaje cyane ku mupaka na Mozambique. Yavuga ngo sishobora gukandagira mu rusengero rw'Abadiventisite kuko ibyabo byararangiye, batazanyanduza, nabagiye kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyane. Araza areba abantu twakoreye, areba abantu bahakiriye bo mu itorero ry'Abadiventisite munsi wa 7, tuhasiga itsinda risenga ryadufashije umurimo. Atangira kubona ibyo yatekerezaga bishobora kuba atari byo. Ahantu bita kwa Passion, winjiye muri Mozambique indani nahakoze umurimo, ajyana n'umubwiriza butumwa Kanani n'uwamusemuriraga mama yako, baragenda abona abantu bakize ntiyava kwizima. Ajya muri Baraka Isirayeli yakoze, abantu batanze ubuhamya bwo kwakira imbabazi z'Imana, nawe atanga ubundi buhamya, aravuga ngo murabibona neza, narinzi ko Abadiventisite byabarangiranye nta n'uwashobora gukira, ariko noneho mvuye kwizima nkurikije ibyo mbonye Uwiteka kuze. Ngoko ko Uwiteka akora. Mwabyumvise? Ntabwo akora nk'uko abantu bagenzo bate.